ndashimira cyane abantu badukurikiye ku murongo wacu wa Kimeza Miryango muri YouTube, aho dutanga ubumenyi budasanzwe ku isi kandi bukunze kumenywa na bake. Nicyo gituma dushingiye ku byo abahanga bavuga, nk'uwitwa Sylvain Dublé, uwitwa Eckhart Tolle, n'abandi nka ba Neil b'Abanyamerika bamamaye mu kuvuga ukuri. Video ishize yarangije nababwiye yuko umuntu wese uri kuri isi akwiye gushaka hirya y'ibigaragara, akamenya inyamibwa ihari. Inyamibwa ihari iri hirya y'ibigaragara. Uyu munsi ndagira ngo turebe ubwiru bw'imibare. Turabuheraho ntituri butindeho cyane kuko ntabwo nizi imibare, ariko ndagereranya ko abayizi bashobora kubibanyuriramo. Gusa yewe ndareba nk'umushakashatsi mu bigaragara, nimba ibintu byose bibarwa kugera igihe abantu tubarwa. Ndibuka abazungu baza mu Rwanda bafataga umuntu utunze nk'eshanu ngo ni umututsi, umuntu udatunze n'imwe ngo ni umuhutu, cyangwa se umubumbyi akaba umutwa. Ibintu nk'ibyo byo guhera ku mibare uha abantu indangamuntu zabo byarabaye. Bakakubaza iteka ngo harya ufite imyaka ingahe, ngo harya ufite abana bangahe. Ubwo nuko bataratubaza ngo dufite abagore bangahe. Ubumva ibyo byose ni imibare. Kuki imibare iduha icyo bita system? Ni ukuvuga uburyo bwo gusobanura ibintu cyangwa kumenya ibintu. Imibare ituma nimureba amashuri yose ni imibare. Niyo mpamvu baha ibyiciro, ugasanga mu kiburamwaka bariga imibare, no muri kaminuza bariga imibare, bakanakubwira ko itarangira. Niyo mpamvu nayifasheho urugero kuko irimo ubwibu bukomeye. Reka mfate imibare ibiri gusa, mba ariyo mvugaho, ndaza no kuvuga ku yindi itatu, ariko ndavuga ibyo nzi kandi nakoze ubushakashatsi. Nuko umubare witwa rimwe ni umubare ntavuguruzwa, ni umubare nakita kigenza, ni umubare shingiro ry'indi mibare yose. Ntabwo nkubeshya, nawe uzi kubara. 9 ariwo mubare munini, ni za rimwe 9, za rimwe 8, za rimwe 7, za rimwe 6, za rimwe 5. Bakabibonera icyo twita ikimenyetso, symbole. Ariko kiriya kimenyetso ntabwo ari cyo mubare. Mu by'ukuri 5 ikuraho izo rimwe 5, bakandika 5, ariko ni za rimwe 5 banga kugira ndi. Kuva kuri 2 kugera ku 9 ni za rimwe ziteranije. Iyo rimwe rero bavuga ngo nujya kubarahera kuri rimwe, ni umubare ukomeye cyane. Yumvikane ko n'Imana ngo ari imwe rukumbi. Imana ni imwe rukumbi. Ni ukubera iki? Ni ukubera iki ari Imana imwe? Ni Imana imwe ishobora kwigabanyamo cyangwa kwikubamo inshuro nyinshi, hakavamo za roho, hakavamo twebwe abantu benshi, kimwe n'abandi bari ku migabane yindi tutanazi ariko bita ibimanuka. Nabo n'ubundi bwoko, ntabwo ari abantu nkatwe, ariko hari abo duhuje nk'abapleyadiye n'abantu, ariko badafite uruhu nk'urwacu, badafite umubiri nk'uwacu, ariko ni abantu banyuze muri izi nzira twanyuzemo, izi nzira z'ubujiji. Maze rero ubuzima bufite ibyiciro. Hari icyiciro cya mbere, icyo nakita icyiciro kibanza, aricyo mubona nk'abantu
igihe abantu ngo babaga mu myobo, babaga mu mashyamba, bavamo batangira kujya mbese aho bashobora kujya mu miryango, kikaba cyiciro cya kabiri. Cyiciro cya gatatu ni iki ngiki turimo iwacu, aho twamenye kwambara, tukamenya ikoranabuhanga n'ibindi. Hari icyiciro cya kane, icya gatanu, icya gatandatu, icya karindwi, icya munani, icya cyenda, aricyo Kristo yaturukagamo, ndetse n'abamarayika benshi bari mu cya gatandatu n'icya karindwi n'icya munani, ariko Kristo yaturukaga mu cya cyenda. Na uwo bita Archange Michel aba mu cya cyenda. Abantu nk'abo ngabo usanga bari mu byiciro bikomeye. Ibyiciro tuzi kugera ubu twanavuga ni 12, ari ibyiciro bikomeye. Hagati aho rero mwumve baracyabibara, barabibara ukava muri kimwe ujya mu kindi, ariko imibare ariyo baheraho. Ikindi kitwereka ubukomere bw'imibare cyane nuko imibare yashoboye kubaka ibintu byinshi. Murabona inzu zubakwa ku buryo bw'imibare. Udafite imibare ngo ube wayerekanye ntabwo ushobora kubaka inzu ngo ihagarare, cyane cyane ziriya nzu z'imiturirwa. Ibintu byinshi byubakirwa ku mibare, bibarwa mu mibare, nta kintu kitaba mu mibare. Na Bibiliya yandikwa mu mibare ubwayo, kuko usanga bavuga bati intangiriro, igice iki n'iki, umurongo uyu n'uyu, bakabiha imibare. Rero nimba iyo mibare tuyobora, nuko ifite ubwiru, nuko ifite amabanga ihishe neza. Nkongera kubabwira n'urugero mfashe kugira ngo nihute, ntabwo mbabwira ibyo mbarusha kuko ntari umunyamibare, ariko umunyamibare yabibabwira. Nuko icyo twita isanzure rigendera ku mibare 3. Umuhanga witwa Nikola Tesla w'umunyamerika yagaragaje imibare 3 igaragara mu isanzure ryose, ni 3 na 6 ni 9. Ntabwo mbitindaho, hazaboneka abandi bashobora kubibasobanurira, ariko narabikurikiye sanga ari imibare ikomeye cyane. Ubundi imibare ikomeye ni 1, ni 3 ndetse na 5 na 6 ntisigara. 7 irakomeye cyane, ndetse ni 9 na za 12. Ibyo rero Yezu yarafite intumwa 12, murabyumva, ariko twibuka ko dufite intoki 5. Izi ntoki nizo zigaragaza urukundo, kubaho, zigaragaza ubuzima, ukuri n'urumuri. Izi niyo navuga nk'ama identity cyangwa se indangamuntu z'Imana. Imana ni urukundo, Imana ni ukubaho niyiriho, Imana ni ubuzima, Imana ni ukuri, Imana ni urumuri. Ibi rero natwe nibyo turi byo, ariko nta kintu tubikoresha kuko tutabizi. Hari urundi rugero mbaha rw'imibare, ni 0 na 1. Buriya nkuko nigeze kubivuga muri video za mbere, nuko imibare yahimbwe n'Abarabu, ari byo bita les chiffres arabes, kuva kuri 1 kugera ku 9. Ariko ntabwo byari byanditse kuriya, byari bifite ukuru byanditse mu Cyarabu. Biriya bimenyetso rero byanditse kuva kuri 1 kugera ku 9 byavuye mu Bahinde. Abahinde nibo babivumbuye. Noneho ariko nanone baza kuvumbura ikindi kintu gikomeye cyitwa 0, umubare utarabagaho, umubare utaruzwi. Ndababwira nkurikije Ikinyarwanda, umubare ni ubusa. Ariko mperutse kumva ikiganiro cyatanzwe n'umunyamateka witwa Nyirishema Celestine, avuga umugani wo mu Kinyarwanda uvuga uko isi n'ijuru byaremwe. Avuga ko Abanyarwanda babizi, bavuga ko ubusa bwaritse ku nyanja, bukeye umuhengeri n'umuyaga birabwarurira, igi ryaho riramanuka riratogogarirwa mu kibaya, rimenekamo 2. Igice kimwe kiba ijuru, igice kindi kiva mu isi. Ariko mu by'ukuri ubwo busa
yabugize ikintu. Natwe ubusa n'ubusa nyine, ndetse turanabusuzugura. Uzi ko banabitukana ngo uriya ni zero, ngo wowe uri zero ntacyo umbwiye. Nyamara aribyo nababwiraga muri bwa bucurabwenge, nibyo nababwiraga muri bwa bwiru. Zero ntabwo ari kariya kazirinze kazengurutse kakaziga. Oya, kiriya ni ikimenyetso. Niba ari nibyo na o ni zero. Rero munyumve neza, imibare ifite ubwiru bwagiriye isi akamaro. Nk'iyo mibare yombi 0 na 1 bayita nombre binaire, niyo buriya za computer zose zubakiye. Muzabaze abahanga muri icyo giciro bya za computer by'ikoranabuhanga, bazakubwira ko computer zose ariho zishingiye, n'aya matelefone yacu niho ashingiye. Rero iyo mibare irakomeye kandi bayikoresheje yombi ari ibiri, ikora ishyano, ikora ibitangazo. Nibaza rero ko mu by'ukuri duhereye aho natwe tukajya mu kinyarwanda cyacu tukareba nk'uko twavugaga ubwiru bw'urupfu, tukavuga ubwiru bw'ubuzima. Tugaragaza ko muri kimezamiryango dukorana cyane n'ibitagaragara. Ibitagaragara bikaba bifite 95% by'ibiriho, kandi n'abanyabwenge bita aba scientifique barabyemera, ni nabo babigaragaje. Mu by'ukuri ibitagaragara byari bitukwe kubera isoko y'ubwenge buhera ubundi, ubwenge buri hirya y'ubundi, aribwo butugira ibihangange tukaba bene Imana, ku buryo natwe turi Imana. Kandi ibyo twakora kuko tuzahoraho ntabwo ari byo mureba ubu ngubu, kuko wambwira utese niba uri Imana wakoze iki, wagaragaje iki. Nanjye ndacyari inyuma nkawe kuko nkiri mu giciro cya gatatu, ndacyafite imparakubiri z'ikibi n'ikiza, ndacyahigwa n'uburwayi ntazi impamvu yabwo, ndacyahigwa n'inzangano, ndacyafite ubwoba bw'urupfu, ndacyafite byinshi. Ariko byibura inzira ndaguhamagarira kugira ngo twese, kuko turi umwe, kuko ni wowe jyewe, dufatanije tukagenda tukishyira mu muremyi, mu Mana, nta kintu twaba, nta n'icyo tutashobora, nta n'ikibazo cyaduhagarara imbere. Rero mbahaye urugero rw'imibare nkabereka ubwiru bwayo n'ibyiza ikora. Natwe dushobora kugira, kuko nta kintu na kimwe kitagira ubwiru kibaho. Nawe ubwawe ufite ubwiru, ufite ubuzima bwawe butazwi n'abandi bantu, ufite ubuzima bwawe uzi wowe wenyine, ufite ubuzima bwawe ucunga wenyine. Niyo mpamvu ndangiza ahangaha mbabwira, muri video yatangiye twaberetse ko igihe kigeze, ibi ni ibihe bya nyuma. Guhera mu mwaka wa 2020 twatangaje, kimezamiryango yatangaje umwaka wo kwimenya ku giti cyawe. Ahangaha ndaharangize ngira ngo mpamagarira abantu yuko byanze bikunze isi idushyiraho igitugu cyo kwigarukaho. Niyo mpamvu ubona umuryango kwanga, umuryango gutoteza, umuryango ukaguca ngo nuko utakurikiye ibyawo, ariko bagusunikira kubaho ku giti cyawe. Niyo mpamvu ubona ibyo bita individualism. Wowe ubwawe ku giti cyawe ni wowe Imana yaremye, ni wowe Mana, ntabwo ubereye abandi Mana. Nta nubwo ngutumye kujya kwigisha, nanjye ntabwo ndimo kwigisha, ndimo ndaganira, ndimo ndahugurana, ndimo ndafatanya n'abandi bashakashatsi, ndimo ndafatanya nawe wowe kugira ngo uce ubwenge, utinyuke urupfu, wirukane ubwoba, utinyuke gukora imishinga ikomeye cyane irwana ku bandi, kuko icyo kintu uzakibazwa. Wowe kuva igihe waziye ku isi wimariye iki? Wimariye iki ko wananiwe no kwimenya? Wimariye iki?
none se nutagira icyo wimarira hari ubwo uzagira icyo umarira abandi kandi ko ari cyo uzabarwa ari cyo uzabazwa kandi abo bandi nibo ba wowe nugira icyo ubamarira nawe uzaba ukimariye. Rero ubwo mwumva intwari nizagize icyo zimarira abandi. Intwari dufite mu Rwanda nyinshi zivugwamo abami b'intwari n'abandi barwanya intambara zikomeye z'iki gihugu. Ubwo butwari nta handi bawugira nuko bagiriye neza abandi, nuko bamenye abandi icyo ari cyo. Nubwo wenda babikoraga batazi ko ari bo bikorera, ariko bagiriye neza abandi, barashimwa nabo. Ngira ngo papa uriya niwe wavuze ati mu by'ukuri imigisha nta handi wayikura, nta n'ahandi wakura ibyo uri byo utabikuye mu byo umariye abandi, mu byo niba ubereyeho abandi. Rero ntushobora kuberaho abandi mu buryo bugaragara utabanje kwiberaho. Ndagira ngo wenda iyi video nyihinira ahangaha, ariko mbaha umuhamagaro wo kwigarukaho, wo kwirebaho mbere yo kureba abagukikije, mbere yo kureba yo kwiyitiranya n'umubiri, yo kwiyitiranya n'imitungo. Ntabwo uri imitungo, nta nubwo uri kamere yo mu mutwe ishukana, nta nubwo uri umubiri, ariko uri isumba byose, uri umuremyi. Ugomba gutinyuka ukarema muri iyi si, ugashirika ubwoba, ugashirika ubute, ugakora ibyo ubwenge bwawe bikubwira, ibyo bakubwira bati ibyo ubwenge bwawe bwakibwira byose ushobora kubigeraho. Murakoze, naho utaha nizeye ko muri iyi video hashobora kuvamo ubwenge, hashobora kuvamo ubucurabwenge, hashobora kuvamo gusobanukirwa n'ubwiru buri mu buzima, cyane cyane dore ko tuzanavuga ku bijyanye n'ibijyanye mbese no guhugukirwa mu mavideo azataha. Tuzashobora kwimbika no kuratura byimbitse. Murakoze, naho utaha.